niba ugorwa n'ikibazo cy'amajwi muri video zawe cyangwa se muri documentary, iyi video ishobora kugufasha. Mbere na mbere reka turikodinga amajwi muri software yacu yitwa Audacity. Iyi Audacity ni software idufasha gukora ibyegeranyo cyangwa se gutunganya amajwi neza. Reka ze turikodinge sample, noneho tuze tuyeditinge ku buryo amajwi arasoundinga nka microphone ihenze. Mbere na mbere ugiye kurikodinga uraza ugakanda kuri iyi button itukura, noneho iyi software itangira kurikodinga ibyo uri kuvuga. Noneho ushaka guhagarika kurikodinga uraza ugakanda hano kuri tuno turongo tubiri, ugiye gukanda pause, noneho guhagarika ni ugukanda hano kuri kano kantu ka stop. Uri kubona ko ihise ihagarika kurikodinga ibyo twari turi kugira twari turi kuvuga. Noneho reka nkumvishe uko aya majwi yacu asoundinga twari turi kurikodinga, noneho tuze tuyeditinge. Icyo ukora uraza ugakanda hano handitse play, kuri iyi play button, iyi button y'icyatsi, noneho amajwi yawe ahita atangira kwikina. Noneho iyi software itangira kurikodinga ibyo uri kuvuga. Noneho ushaka guhagarika, yes, uri kumva uko amajwi yacu agira asoundinga. Noneho icyo tugiye gukora, mbere na mbere reka mbanze nkora icyo bita duplicate y'iyi track yacu kugira ngo tuze kumva before and after. Iyo ushaka gukora duplicate y'iyi track uraza hano handitse edit, ugakanda hano handitse duplicate. Mbere na mbere urabanza selecting, noneho uza ukanda hano handitse edit, uza ukanda hano handitse duplicate. Uri kubona ko ya track ihise iba duplicated. Noneho icyo tugiye gukora kuri iyi track yo hejuru gusa. Tugiye kubanza tuyiselecting, ukanda double click muri iyo track, ukaza hano handitse effect, ukaza hano handitse EQ and filters, ukaza hano handitse filter curve EQ, ukahakanda, ukaza hano handitse preset and settings, ukaza hano handitse factory preset. Tugiye kongera base, ubwo tugiye kuboostinga base, uraza ukanda hano handitse bass boost, noneho ukande preview wumve uko ayo majwi arasoundinga, cyangwa se uhita ukanda apply. Noneho wongere ugaruke hano kuri effect, ukande kuri EQ and filters, ukande filter curve EQ, uza hano kuri preset and settings, factory preset, uze hano handitse treble boost, ukande apply. Numara gukanda apply, uraza hano n'ubundi kuri effect, uza ukande hano handitse volume and compression, uza ukande hano handitse compress, uza ukande hano handitse apply. Noneho tugiye kumva before and after. Mbere na mbere tugiye kumyutinga iyi track ya kabiri, noneho twumve uko iyi track ya mbere iri gusoundinga. Noneho iyi software itangira kurikodinga ibyo uri kuvuga. Noneho ushaka guhagarika kurikodinga uraza ugakanda hano kuri tuno, yes, iyo ni after. Noneho reka twumve before, uko amajwi yacu yavugaga mbere yuko tuyimprovinga. Noneho iyi software itangira kurikodinga ibyo uri kuvuga. Noneho ushaka yes, uri kumva ko harimo difference. Noneho uri kumva amajwi yawe ari kuvuga gahoro, uraza ugakanda hano kuri effect, ukaza hano handitse volume and compression, ukaza hano handitse loudness normalization, ukahakanda. Hano haba harimo akenshi haba harimo 23 -23. Noneho uhita ushyiramo 14. 14 niyo amajwi ya video cyane cyane zijya kuri YouTube ziba zifite icyo bita laughs ingana na 10 na -14. Uhita ukanda hano handitse apply. Noneho amajwi yawe aza asoundinga yumvikana neza. Uku niko ushobora kuimprovinga amajwi waba ufite microphone iciriritse cyangwa se microphone ivuga gahoro. Kanda subscribe kuri Junior Tech Hub ubundi dukomezanye n'izindi video.